Nshuti bakunzi ba Retropa Academy, reka mbasuhuze aho muri hose ahantu hatandukanye. Ni rya somo ryacu ry'Ikidage rero twunguranaho ibitekerezo. Uyu munsi rero topic y'uyu munsi tugiye kwiga ku kintu kijyanye n'iminsi igize icyumweru. Natinze rero ubaye ari ubwa mbere ugeze kuri Retropa Academy wakora subscribe kugira ngo ujye ubona ubumenyi butandukanye harimo n'Ikidage. Ndetse ukanasharinga ku nshuti zawe, ikindi kandi ukaba wagira gute, ukaba wanatanga commentaire kugira ngo tubashe kumva ibitekerezo byanyu, tubashe kugira gute kubategurira ibintu byiza birushijeho. Reka rero twere gutinda duhite dukomeza. Kuwa mbere mu Kidage babyita Montag. 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 Noneho ushaka nko kubaza umuntu ngo uzakora iki, ubwo ni muri future, cyangwa se uri bukora iki kuwa mbere, uravuga uti was machst du am Montag? Was, kariya kajambo was ni kuvuga what, must ni verbe machen ivuga gukora, umuntu yayikonjeza hariya hehe muri second person pronoun singular. Noneho am Montag, Montag nuko nabibabwiye ni kuwa mbere. Igisubizo uvuga ngo iki? Uravuga ngo ich gehe arbeiten. Ich gehe arbeiten. Nzajya gukora. Noneho iriya ge ya ga na e na ha na e, ich gehe arbeiten, iriya ge biva kuri ya verbe gehen. Gehen bivuga nyine kugenda, to go. Arbeiten bikavuga gukora, to work. Ich gehe arbeiten. Iyi verbe gehen rero ifite umwihariko nka kwa kundi Umunyarwanda ushaka kuvuga ngo ngiye gusenga, ngiye gukora siporo, ngiye kuryama. Nk'ubu ngubu ushatse kuvuga ngo urashaka kuryama cyangwa ugiye kuryama, uravuga ngo ich gehe schlafen. Schlafen bivuga kuryama. Ich gehe schlafen. Ushobora no kuvuga ati ich gehe kochen, ngiye guteka. Schlafen ni ukuryama, noneho kochen ni uguteka. Turakomeje rero no kuwa kabiri. Kuwa kabiri babivuga gute mu Kidage? Kuwa kabiri rero mu Kidage bahita Dienstag. Kambisubiremo, Dienstag. Dienstag bivuga kuwa kabiri. Noneho ushobora kubaza umuntu ngo was machst du am Dienstag? Ni nko kuvuga ngo urakora iki cyangwa se uzakora iki Dienstag. Noneho ukaba wasubiza uti ich mache Sport. Ni kuvuga ngo ich mache Sport ni ya verbe machen n'ubundi tugize guse dukonjize. Ich mache Sport. Sport yo mwayumvise ni sport. Ni nko kuvuga ngo nkora siporo. Cyangwa se ukavuga uti nkora siporo ari mu buryo buhoraho. Cyangwa se ukavuga ati nkora siporo nyine ugiye kuyikora uwo munsi. Noneho niyo mpamvu hano hasi nabandikiye akantu kavuga ngo Dienstags. Muri kubona hari Dienstag itariho S inyuma, hakaba na Dienstags iriho ino S inyuma. Nagize gute? Nashyizemo S nashyize mu mutuku. Bitandukaniye rero. Dienstag uvuze ko ari kuwa kabiri. None Dienstags uvuze ngo ni buri wa kabiri. Niyo mpamvu iyi Dienstags uzisubiza ku kibazo umuntu yabajije ngo wie oft. Wie oft. Wie oft ni nko kuvuga ngo how often. Wie oft machst du Sport? Ni ukuvuga ngo ukora ni inshuro zingahe ukora siporo. Ugahita wasubiza uti wenda Dienstags. Ubwo ni ukuvuga ngo buri wa kabiri. Was machst du am Dienstag? Ukora iki kwa kabiri, cyangwa se urateganya gukora iki kuri uyu wa kabiri. None ukavuga uti ich mache Sport, ndi bukore siporo cyangwa se nzakora siporo. None was machst du, wie oft machst du Sport? Ukora siporo mu buryo bungana iki, inshuro zingana iki. Ugatuba ati ich mache Sport Dienstags. Bishatse ngo Dienstags iriho iriya S inyuma, bishatse kuvuga ikintu kibaho buri gihe. Dienstags kiba buri wa kabiri. Twakomeje kuwa gatatu bahita ngo iki mu Kidage? Tugeze rero kuwa gatatu. Kuwa gatatu bahita ngo iki mu Kidage? Kuwa gatatu mu Kidage bahita Mittwoch. Mittwoch.
Mittwoch. Noneho ushobora kubaza umuntu ngo uzakora iki cyangwa uri bukore iki kuri uyu wa gatatu? Uravuga ngo was machst du am Mittwoch? Uzakora iki ku wa gatatu cyangwa se kuri uyu wa gatatu cyangwa se uzakora iki ku wa gatatu? Noneho ushobora gusubiza uti wenda ku wa gatatu, ich koche gern Abendessen. Ni ukuvuga ngo utegura ifunguro rya nimugoroba. Ushobora kuba uri umuntu udateka buri munsi, wenda witekera buri mugoroba udateka, wenda ubikora ku wa gatatu. Ukavuga ati wenda ich koche gern Abendessen. Noneho Frühstück, hano hasi nanditse Frühstück, mu Kidage nyine iyo tuvuze Frühstück ni nko kuvuga breakfast. Frühstück, breakfast. Noneho Abendessen ni ibyo kurya bya nimugoroba, mu gihe noneho Mittagsessen ari ibyo kurya bya saa sita. Was machst du am Mittwoch? Ich koche. Koche ni verbe bita kochen. Mbibutsa yuko yari infinitive ushyiraho n, niyo mpamvu ndivuga kochen. Noneho hari urayikonjeze ich koche gern Abendessen. Abendessen ni ibyo kurya bya nimugoroba, Mittagsessen ni ibyo kurya bya saa sita, Frühstück ni breakfast. Murabona hano navuze ngo Mittagsessen, nafashe ijambo Mittag shyiraho s hagati, ni iyi s nshyize mu ibara ry'icyatsi. Noneho Essen ni amagambo abiri afatanye. Essen ni ibyo kurya, Mittag bivuga saa sita, noneho kuvuga ibiryo byo kurya saa sita tuvuga ngo Mittagsessen. Twakomeje rero ku wa kane bahita ngo iki mu Kidage? Ku wa kane tuhita ngo iki mu Kidage? Ku wa kane tuhita Donnerstag. Donnerstag ni ku wa kane. Noneho ushobora kubaza umuntu ngo was machst du am Donnerstag? Uzakora iki kuri uyu wa kane cyangwa se uzakora iki ku wa kane? Icyo gihe rero usubiza uvuga ngo ich besuche Freunde. Ich besuche Freunde ni ukuvuga ngo ndasura cyangwa se nzasura inshuti. Iriya besuche ni verbe besuche ntitwakonjize, muri infinitive dushyiraho en, tukavuga ati besuchen bivuga to visit. Noneho friend mu cyongereza niyo twita Freund mu Kidage. Mu Kidage rero gushyira muri pluriel hari aho bajya bashyiraho e. Noneho rero reka nsubiremo, Donnerstag ni ku wa kane, was machst du am Donnerstag? Uzakora iki ku wa kane? Ich besuche, nzasura Freunde, inshuti. Noneho verbe ni besuchen bivuga to visit. Noneho Freund niyo friend. Ku wa gatanu wowe ukora iki? Reka dukomeze twumve icyo ku wa gatanu umuntu ashobora gukora. Ku wa gatanu tuhita ngo iki mu Kidage? Ku wa gatanu tuhita Freitag. Freitag. Noneho nshaka kukubaza ngo was machst du am Freitag? Uzakora iki ku wa gatanu? Murabizi rero ku wa gatanu akenshi umuntu aba yingiye weekend ayitangiye, umuntu ajya mu kirori. Niyo mpamvu mu gusubiza uvuga ngo ich gehe feiern, ni ukuvuga ngo uzajya gukora fete runaka ahantu. Ich gehe feiern. Noneho iriya feiern ni iki? Ni verbe. Noneho fire bivuga party. Ni ukuvuga ngo reka mbisubiremo kugira ngo ubifate neza ubyumve. Ku wa gatanu tuhita Freitag. Noneho nkakubaza was machst du am Freitag? Noneho ukavuga ngo ich gehe feiern cyangwa se ich gehe feiern. Fire bikaba bivuga iki? Bikaba bivuga party. Twakomeje. Ku wa gatandatu ukora iki? Ku wa gatandatu babyita ngo iki mu Kidage? Dukomeze. Ku wa gatandatu ariwo munsi wo ku isabato tubyita ngo iki mu Kidage? Tubyita Samstag. Bibutsa yuko s mu Kidage bayisoma nka za yo mu Kinyarwanda. Niyo mpamvu muri kubona handitse s ariko nkavuga za. Samstag. Samstag. Was machst du am Samstag? Uri bukora iki kuri uyu wa gatandatu? Cyangwa se ukora iki, wenda uzakora iki ku wa gatandatu? None ukavuga ati ich gehe einkaufen, ni ukuvuga ngo ndajya cyangwa
cyangwa nzajya guhaha. Mbo wenda nzabibabwira mu buryo bw'umwihariko gukora future mu Kidage. Bumwe mu buryo bwo gukora future mu Kidage ni ukugira gute? Ni ukuvuga umunsi. Ni ukuvuga ngo uvuga verbe muri present, ukonjega verbe muri present, warangiza ukavuga umunsi. Ibyo nabyo birahagije kuba ukoze future. Niyo mpamvu kuvuga ngo ich gehe am Samstag einkaufen. Ushobora kuba uvuze ngo nzajya ku wa gatandatu guhaha, cyangwa se ukavuze ngo ndajya guhaha ku wa gatandatu. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ukavuga umunsi birahagije gukoresha verbe muri present, ukaba uvuze iki? Ukaba uvuze future. Noneho einkaufen bivuga kugira gute? Guhaha. Was machst du am Samstag? Ich gehe einkaufen. Nzajya guhaha. Einkaufen bikavuga guhaha. Ku cyumweru dukora iki? Abantu benshi naha mu kanya, komeza kubana natwe. Ngira ngo abenshi rero ku cyumweru tujya hehe? Tujya gusenga. Ku cyumweru mu Kidage babyita ngo iki? Babyita Sonntag. Sonntag. Sonntag ni ku cyumweru. Noneho ushaka kubaza ngo was machst du am Sonntag? Urakora iki kuri uyu wa gatandatu, cyangwa uzakora iki ku wa gatandatu? Noneho ukavuga ngo ujya gusenga. Kubivuga neza mu buryo bw'umuntu uzi Ikidage neza, ni ukuvuga ngo ich besuche Gottesdienst. Gottesdienst ni iki? Ni nk'amateraniro cyangwa se church service. Ich besuche Gottesdienst. Was machst du am Sonntag? Ich besuche Gottesdienst. Ndagushimiye rero, nizere ko wakomeje kubana nanjye, nizere ko Ikidage cy'uyu munsi kigufashije ibintu byinshi cyane. Niba rero wabikunze utarakora subscribe, kora subscribe, usharinge, utange na commentaire. Uyu munsi rero turi ku wa gatandatu, mbifurije kugira umunsi wa gatandatu mwiza, naho ubutaha.